Yesu nashimira none bene data, ndagira ngo twibukiranye ko yigisho turi kuvugaho nivuga ngo igihe cyo gusenga Imana wenyine. Nkuko rero inkuru ibivuga mu bice 32 byo mu itangiriro, ahavuga inkuru zijyanye na Yakobo wagiye gusenga wenyine, ni ikintu gikomeye cyane natekereje n'ubwo twaganira. Ese Yakobo kuki yagiye gusenga wenyine kandi afite umugore n'abana? Yari afite ubwoba bw'ibiri imbere hari iki? Hari mukuru we Yakobo Papa Prito Esau atekereza kamugirira nabi, kuko yurebye ku murongo wa 14 haravuga itangiro 32 mu 14 havuga ngo aharara iryo joro yenda kubyo afite ngo abehe Esau mwene se impano, ihene z'amagazi 200, iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 20 n'iz'amapfizi 20 n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe n'ingore 20. Abiha abagaragu be umukumbi wose ukwawo, arabwira ati nimuje imbere muje mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. Abwira ugiye imbere ati Esau mwene data nimuhura kakubaza turi uruwande kandi urajya he, kandi ibyo ushohoje ni ibyande, maze umubwira uti nibyo umugaragu wawe Yakobo ni impano uhawe na databuja uhawe databuja Esau, kuko dore nawe ari inyuma yacu. Maze ateka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abamukurikiye iyo mikumbi, abari ko mubwira Esau nimumubona, kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu, kuko yibwiye ati ndamuruza impano zingiye imbere, maze nyuma tubonane ahari aranyemera. Nuko izo mpano zimujya imbere aharana iryo joro n'umutwe w'abantu be. No kuvuga umutwe w'abantu be n'abasirikare. No kuvuga ngo hari igihe umuntu abona imbere ye hari ubwoba bw'ibyo atinya. Yakobo kandi aratinya ukuri, aratinya ibintu ari gutekereza biza kumubaho. Bingana nkuko tumeze kino gihe. Iyo umuntu areba ibibazo dufite ahisijya, haba muri politike, haba muri ekonomi, haba mu buryo bw'umwuka, mu buryo spirituel, mu buryo social, ubona isijya ahantu tutazi. Ahantu tujya, ahantu tutazi, n'ahantu abantu bakushira ibintu byose ngo hamere neza. Ariko Yakobo nawe niko yabigenje. Yaravuze ati ndakora amasina 3 y'impano zo guha Esau ndeye ko yanyemerera ntanyice. Ariko abirangije byose yari kumwe n'abasirikare n'imitwe y'abajyanye ibyo bintu, musi ko ari umukire, umuntu ufite abantu 400, ntago ari umuntu woroshye. Niyo mitungo yose ni umuntu ufite ikigo cya gisirikare. Ariko ari hejuru ya byose aravuga ati bintu ubusa. Ngabiseka hakurya ngo yambuka umugezi ajya gusenga. Agiye gusenga rero ngo ararasenga agira ibihe byiza. Ibi twumva ngo marika yaraje ngo bararabakirana bararwana, ntiwasobanura ko Yakobo yasengeraga mu ijuru, asengeraga mu isi, ariko yakoze amasengesho amuvuye ku mutima bihesha Imana kweza marika wayo. Ngo bararabakirana ngamakora ku nyonga yitako, ngo ukuguru kwe kurahinduka, ngo akagenda acumbagira. Ngo kandi ngaramuga ngo witwa nde? Titwa Yakobo. Amubwira ijambo rikomeye ngo wakiranije abantu n'Imana uranesha. Ni gute umutakirana n'Imana? No kuvuga ngo ni ibihe byiza, na materaniro yakoze, n'indirimbo yaririmbye, na amashyi yakomye, no amashyi atagira uburya. Yabwije Imana ukuri, abwira Imana ati nubwo imbere yanjye mfite ibintu nagatanze, mfite abasirikare, mfite ibyo kundengera, ariko ibi ntacyo bivuze ni wowe shaka. Amasesha akora ku Mana ngo bihe byiza arabigira. Bigeza mu gitondo marika arabawundekura. Kumurekura ngo umuntu yavuta marika. Marika ni umwuka, Yakobo ni umuntu. Ahubwo ni ibihe byiza yagize bituma gutandukana na marayika bigorana. Kandi marika ni Yesu. Marika ni Yesu. Muri Ancien Testament bavuga ngo marika w'umwami Imana, baba bavuga Yesu. Cyo gihe wowe rutarerekanwa nkuko tumuzi uyu munsi. Akishaka kubwira kimwe ni uko ibihe byiza umuntu ashobora kubigira we n'Imana, ariko kubigira ryari
iyo ufashe ibintu n'abantu ukibuka yuko ibyo ari bishakwa kikiruta byose ari Imana, ukayisenga urayibona. Imana imukora kunyonga yitako ngo umutsi ngo uba nk'ukururutse nk'uredutse mu bitondaza uko yagiye ameze siko yagarutse ameze. Iyo tugiye gusenga rero inyungu tugira ikomeye iruta izindi nuko Imana duhindura. Twagiye dukora amasengesho abantu basenga bagira ngo Imana ihindure ibintu byabo, ariko ikintu cyahindutse kuruta ibindi kuri Yakobo ni uburyo ki yaje uko yagiye ameze siko yagarutse. Ibi bihe turimo byo gusenga byo gushaka Imana, ubanza ubwira Imana ikintu gikomeye gukoreho, igira ahantu ikora ku buryo umuntu ukubonye ahita abona ikintu cyabaye. Twe rero dufite inyigisho zivuga ngo nagiye gusenga ngo Imana ikora ku byanjye, nagiye gusenga ngo Imana impibi, ariko ikintu gikomeye Imana igukoreho. Reka rero muri iyi minsi duhawe gusenga no gushaka Imana mu giti cye, dufite ubwoba bw'ibiri imbere, ibyo dukora byose twarabikoze, ariko ikigaragaje dukeneye Imana iguhindure, igira aho ikora, ukubonye avuga ati uyu muntu yahuye n'Imana. Ko Yakobo yagiye ameze siko yagarutse, nawe ukora amasengesho abanza guhindure, ibindi biroroshye. Ibi ni byose byoroheye Imana iguha umugisha.